myinshi igahimwa n'umwe ariko umunsi nzabona Yesu ntusanzwe. Hallelujah, hallelujah. Itorero United Pentecostal Holy Spirit Church of Australia ryishimiye kubatumira mu materaniro yo kuri Wagatandatu itariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Aya materaniro azaba afite intego igira iti gusa na Yesu. Umwigisha azaba ari Reverend Pasteur Usabimana Samuel. Wacu agira neza bene data ni mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryatoranijwe riba ry'igiciro cyinshi. Tuba turi kumwe kandi na pasteur wacu ari we Pasteur Jeremiah. Nibutse ijambo riri muri Mariko 16 umurongo wa 18 aho yabwiye ati rero nzabohereza umwuka wera kandi nimara kugira imbaraga muzafata inzoka nacyo zizabatwara muzanywa ibyica. Tuba turi kumwe na Gira Amahoro Claudine nk'umuhanzi uzadutaramira. Ibitavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari. Amasaha aya materaniro azaberaho kuri Zoom meeting na yangaya muri kubona kuri ekra bitewe naho umuntu aherereye. Wifuza kubana natwe watwandikira kuri iyi nomero maze tukaguha link. Ikaze kuri mwese kugira ngo tuzasangira iby'Imana yaduteguriye. Hallelujah, hallelujah. Tugire intego yo gusa na Yesu. Umwami yamfatiye hari n'umwambaro mwiza yambikiye njyanifuza ko namwe mwazawa